yewe binura ko ndi kubona ku kigo ubindi ko ndi kubona bimeze fresh sibiri zagenda ute kweri mana yanje hey numvishije hari ibintu biri kugenda bari gusora amafaranga menshi ewe simana yanje umeze bite ni sawa umeze mwana wanje ni sawa yes ibyo bintu zasugiye ko nagatabi ai mbese yakana kanusi kandi ibyo bitemewe ntabwo bitemewe nabyemewe oya biremewe none dore ibyo bikweto none izi nkweto zirarenze papa oya inkweto baraziciye nuko ambara inkweto nzima oya ni izina ry'Imana oya ibintu burani izina ry'Imana umuntu watubyiye ibintu biragendaga bikamera fresh ngumva wamenya ko bakubonye izo nuza ko bagufata oya nayo sinje ko ndi umusaza izina ry'Imana nje ndi umusaza ubwo hari ibintu ariko sinzi ko ari nje wabirotse ni izina ry'Imana je simbizi hari ukuntu bavuze hari channel yitwa Gakoro Media TV iri gutumika gute iri gutumika ni izina narindi kanze ndi kugira itaci ndi gukora oya nurimwe ni bibi nyine manzi nyumve nago nanje nandabiwe urumva bibike mu mufuka bari kuvuga Gakoro Media TV ukumva iri gutumika cyane ukumva rero bavuze ari abana bari gukubita ujyawe man n'izina ry'Imana bari gukubita bagatumika ubusakatima bwo bari bakamenya bavuze bari gutumika bari kugukina video ifite ubwenge we imeze gute iri kwigisha abanyeshuri ngo media Gakoro Media TV ukumva Gakoro Media TV iri gutumika none amubana bari kwigisha ko abandi mu bakigisha n'abanyeshuri basabyumvisha n'izina ry'Imana bura nanje dikanga meta mwibingira ngo biba ariko nanje harya sunzise Nyiragi Comedy nimo kuri TikTok kwasuranze ndakuzi ko witwa Nyiragi Comedy Nyiragi Comedy ni izina ry'Imana ubwo mwekamba byiri uzagenda ufata mate from amafone gose unyemera karayiki vuga ni izina ry'Imana Nyiragi Comedy vuga ni izina ry'Imana usibona nyine uzurabona ko ngana ngasko uzurabona ko ngana ngasko ni izina ry'Imana kandi papa yakubyara papa yakubyara namungana nawe utungana oya nusubonye ubwanwa bwose ugira nago ngana ngasko oya nawe ujya n'izina ry'Imana ubwo kamubwira sibyo ugenda ugira abari mu bose Nyiragi Comedy ari kwigisha abanyeshuri niyo comedy nkubyiye nanje ndimo Nyiragi Comedy Gakoro Media TV n'izina vuga n'izina ry'Imana ariko uzakunda no gusenga sibyo habudaseka ubwo uvuga nibyo vuga nibyo nta kibazo sezera nkuko usezera gasiko bundi wowe nushaka upfukami sezera hala subhana ta'ala vuga hala subhana ta'ala vuga si nabyo washobora ni uzamenya ko ngana gasiko mwana wanje vuga hala subhana ta'ala Allah kamubwira rero uzabyire sko azakuje kukugira nta kibazo sibyo igendere nariri sibyo uri kubabyira bakande Gakoro Media TV abarebe Nyiragi Comedy n'abandi banyeshuri sibyo abari mu jewe abanyeshuri bose bari gukubita nanje ndi kuba ndimo hose Nyiragi Comedy ndababyiye Nyiragi Comedy ne bye rero ciao sibyo bye